tubahaye ikaze kuri Mwigengesero TV, inshuti bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umushumba, umurongozi mwiza, mwarimu kavamahanga, umuvugabutumwa, umuhanuzi mu mpano zose. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana, suhuza abakurikiye Mwigengesero TV, by'umwihariko wabasuhuza unabashimira. Turabashimira nubwo abadukurikira ko mwongeye kuduha nanone umwanya tugiye kuvuga ijambo ry'Imana uko dusanzwe tubikora, ariko nagira ngo tubitangize turi gusenga, kuko gusenga ni intwaro Imana yaduhaye, yahaye abana b'Imana mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyiza no mu gihe cy'umubabaro. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimira kuri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza. Abakwiringira ntabwo bazakorwa n'isoni, nubwo Satani ataba yoroheye itorero. Tugutumiye muri aya magambo kugira ngo uyatwigisheho kandi uduhe n'ubwenge muri yo, mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo rero dufatikanye ijambo ry'Imana yanditse mu gitabo, ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, ashaka kuvuga ku bwenge bw'Imana, uburyo bunyuranye n'ubwenge bw'isi. Yego. Uvuga ngo hari ubwenge bw'Imana hakabaho n'ubwenge bw'isi. Yego. Ibyo bintu rero ngo biranyuranye. Kuba rero binyuranye birashaka kuvuga ko kimwe kibisikana n'ikindi, kimwe kiba kimanuka ikindi kizamuka. Yego. Niba ubwenge bw'Imana buriho bumanuka, ubw'isi bwo buba buzamuka. Ubw'Imana nimba buzamuka, ubw'isi buba bumanuka. Nicyo kubita kunyurana. Iyi jambo rero rya mbere turaganiraho ni iri, hanyuma tuze kuvuga no ku musaraba, ubwoko bw'umusaraba, impamvu habayeho umusaraba, impamvu Yesu yadupfiriye ku musaraba, icyo bishushanya. Ni amagambo yanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, igice cya mbere, umurongo wa 18 turageza ku murongo wa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, ko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza. Amen. Aya magambo ni amagambo akomeye. Ndashaka kuvuga ku kintu kijyanye n'umusaraba. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu. Ijambo umusaraba wakoreshwaga cyane n'Abayuda. Yego. Wakoreshwaga mu rukiko, ni naho uzasoma mu byahishuwe hano handitse ngo unesha ngo nzamuha ibuye ryera, yanditsweho ngo izina ritazwi n'umuntu wese. Yego. Noneho muri urwo rukiko rw'Abayuda bagiraga ngo rwaberaga ahitwa ngo Sanadire, niho bakundaga gucira abantu imanza. Noneho muri uko guca imanza kwabo baragendaga, wabutsinzwe bakaguhereza umusaraba, ugasohoka uwufite. Ubwo abaguherekeje babona uwufite bagakizwa n'amaguru, kuko ngo wavugiraga neza uwasohokanye umusaraba nawe wajyanaga nabo. Hanyuma ni naho twavuze hariya kiriya gisambo, hari umusirikare wakoraga hari igorogota. Ruswa yavuzaga ubuhuha, yavuzaga ubuhuha hariya ahantu Nyabihanga, bakavuga bati mureba akantu muhuriye muntu, wenda akutera urushinge cyangwa se aze kukwica neza. Hanyuma ntekereza ko hari Yesu we yahageze, iby'amafaranga ntibyari bushoboka. Nicyo cyatumye buriya iyo ukurikiranye urupfu rwa Yesu ku musaraba, n'ubundi yari bupfe. Ariko ukabona uyu musirikare ukuntu yajyanye icumu
akarimutikura mu rubavu. Niho ndashaka kugerageza guturuka ku ikamba ry'amahwa, yego, ukaza ukagera ku misumari yo mu birenge. yego. Aya magambo rero aravuga ngo Imana izarimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Wavuga uti si ubwenge bw'umunyabwenge burimbuka bute? Uzi kugira ngo wige ube dogiteri, ufite dogitora cyangwa se ufite perimi yo gutwara imodoka, ariko wapfa cyangwa urwaye, ibyo bintu ntibigirira akamaro abana bawe. Umuntu agapfa ari dogiteri, diporome ye iri aho, ariko ikaba itagirira umumaro abasize. Niyo Imana rero ivuga ngo nzanimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Noneho mu bintu amategeko Imana yategetse, hari amategeko yategetse. Mu mategeko y'Imana ntabwo umuntu ashobora gukizwa ari uko hariho umunyabwenge. Yego. Ntabwo umuntu ashobora gukizwa ari uko yigishijwe n'umuntu ufite dogitora. Yego. Oya, ari umukobwa, ubu ni umumama. Twari turaturanye n'ubu, ntiyigeze yagira amahirwe yo kujya mu ishuri. Umwana yamwigishije gusoma no kwandika. Papa wiwe kugira ngo akizwe yari umuntu ukunda kugira amahane, akananywa cyane. Hanyuma rero umunsi umwe atashye asanga umwana w'uruhinja ari ku gitanda aho baryama. Ahamagara umudamu we aramubwira ati uru ruhinja rwavuye he? Kandi rwaravugaga ngo ruramubwira ruti ku cyumweru nutajya gukizwa tuzabonana. Ajya gukizwa ahunga uruhinja. Imana ifite uburyo bwinshi rero yahamagaramo abantu itifashishije ibintu runaka. Icyakora ku bijyanye n'ubwenge nk'abayobozi b'itorero, hari ijambo ry'Imana rivuga ku n'agatabo k'umugenzi. Agatabo k'umugenzi kavuga igikombe Mukristo yanyuzemo n'uwitwa Byiringiro, ngo bagezemo bafatwa n'ibitotsi. Byiringiro asaba Mukristo ko ngo baba baruhutse bakaryama bagasinzira. Mukristo aramuhakanira aramubwira ati aha hantu nta muntu uharyama, haba intare ihora irazerera ishaka uwo yatamira. Ariko muri icyo gikombe ngo harimo abagabo batatu baharyamye. Harimo uwitwaga Muswa. Ubuswa nyine ubwo urabyumva. Injiji. Cyangwa umuntu udafite ubwenge. Hakabamo n'undi witwa Bute. Umuntu udashaka gukora. Yego. Hakabamo n'undi witwaga Ruhangara. Ngo bari baryamye aho bagerageza no kubakangura ngo baranga. Ibyo rero bisobanura iki? Bisobanura ko mu itorero, uyoboye itorero ugomba kugerageza gukuramo ubumenyi, guha abantu ubumenyi. Nimba hari ababwirizabutumwa ukabashakira ubumenyi, ukabohereza kujya kwiga, ni nazo ngaruka uri kugenda turi kubona mu itorero. Bavuga bati tugiye gukuramo abantu batize, twe twaragendeye mu mwuka. Buriya indege nubwo igendera mu hejuru mu kirere, yikoze impanuka harokokamo bake. Hari n'igihe nta n'urokoka. Kandi no mu ntambara buriya iz'isi tuzi, hari intambara yo mu kirere, hakaba intambara yo mu mazi, n'iyo ku butaka. Izo ntambara zose uko uzumva ari eshatu, Umukristo arazirwana. Hari igihe uterwa n'abadayimoni baturutse mu kirere, cyangwa se ugaterwa n'abaturutse ku butaka. Buriya hari abazimu bashinzwe isi. Kandi abazimu bakorera inaha si bo bakorera muri Kigali. N'abakorera muri Kigali si bo bakorera muri Amerika. Hari agace narizi kabagamo ubugoro, n'abagabo baho bakarya ubugoro. Ari umuzimu uhibera gusa utuye muri abo bantu. Mbese navuga ko ari icyorezo. Noneho rero nari mbivuze ashaka kuvuga ku kintu cyitwa ubuswa. Ngo yitwaga Muswa, witwaga Muswa,
ari kumwe n'uwitwa bute, uvuga ngo itorero rigomba kuba rifite imirimo riri gukora uko byagenda kose. Noneho hakaza n'undi mudayimoni witwa ruhangara. Ruhangara rero iyo ari mu bantu nta kintu batinya, ibintu byose barabivuga bakakubitaho nyine. Ubwo rero ibyo bintu byose kugira ngo abakristo bagire amahoro bagomba kongererwa ubumenyi, bakagirishyirwa mu mahugurwa. Nigeze gusanga umuntu mu minsi yashize ari kuvuga ubutumwa muri gare, yego, ari gusaba abantu kwezwa. yego. Nta muntu rero ubutumwa bwo kwezwa buhabwa abantu basanzwe bakijijwe, ari abapasitoro, ari ababwirizabutumwa, ari abaririmbyi, dufite hari ibintu byagize gute byabanduje. Yego. Rero ubwo icyo nashaka kuvuga nawe yari akeneye iki? Ubumenyi. Ubumenyi. Ubwo rero nukuvuga ngo yari yafashwe n'umudayimoni witwa muswa. Ubuswa. Ubujiji. Rero ntawe budafata, natwe buradufata, ukaza kuvuga n'uvuga ngo iyo mbimenye. Sinamenye. Ni uwo mudayimoni uba wadufasha. Aho simpatinda, reka nkomeze kuri wa musaraba. Hanyuma rero uyu musaraba wahabwaga umuntu utsinzwe. Yego. Na Yesu rero ngo amaze gutsindwa ntabwo yigeze atsindwa n'urubanza, ahubwo baramutsindishije kuko ngo banaburana bagushatse icyaha bamurega bagira gute barakibona, ariko ntibabura kumuha iki? Igihara. Bagiye kubona babona arawusohoka. Abari abagabo bari kureba barirutse, babadamu ngo batangira kwikoma mu gatuza barababara. Uyu musaraba rero niwo yabambweho. Nihuse hari ikamba ry'amahwa bamwambitse. Amahwa nyine nta muntu utayazi. Yes. Amahwa ngo bari mushimangira mu gahanga. Urugori rw'amahwa rwavugaga ko umuntu wese w'umukristo uko byagenda kose uzahura n'ibigutesha iki? Umutwe. Nuko wenda mwe mudafite akazi cyangwa se nanjye ntagafite mu bundi buryo, ugahurira n'umuntu mu kazi yasengaga avuga ati Imana impaye akazi, ati nayishimye. Yageramo akazengereza abandi, ukumva yaraguhagurukiye, ukumva akazi yakagize nk'aho ari akase, ukumva mbese ni nka serivisi ya musaza we. Hari aho nigeze kujya gusaba serivisi, umuntu umwe abwira undi ati ufashe uwo muntu, undi ngo se we wamufashije, kandi ubwo aricaye afite ukundi yari afite ibindi arangariyemo ariko nabibonaga. Noneho mugenzi we yari yavunitse, yari afite abandi bantu 5. Ubwo nanjye nari inyuma ndi uwa kangahe? Uwa 6. Arambwira ati wowe jya hariya bagufashe. Ahita ambwira ngo nindi kohereje Antenori. Nibwo nibajije mu mutima ndavuga nti uyu muntu se yigeze yaba umushomeri ngo yumve ukuntu kubura akazi biryana? Nuko noneho rero nje ntacyo byari bintwaye kuko n'ubundi barankoreye. Ahubwo uwo nguwo wakiraga benshi yari yahuye n'iki? Uwo mugenzi we yari yamubera icyo bita iki? Ikamba. Hari igihe ubana n'umuntu akakubera ikamba mu kazi ry'amahwa, akakubera ihwa mu kazi ukora, akakubera ihwa mu rugendo, mu bintu byose ugerageje gukora ugasanga yabayeho. None dusubiye inyuma gato, uyu musaraba urabona ko Yesu yaje asanga iryo tegeko ririho. Yego. Niba warabikurikiranye bitanahari uzabidukurikiranire. Ninde watangije iyi mishinga yo kujya babamba abantu? Kuki bahisemo iki gihano? Hari ibindi bihano bibaho ariko bagahitamo ibintu byo kubamba abantu ku karubanda, ku soni, bakagukoza isoni. Iyi politike ni Imana yohereje mu isi, Yesu azaza yihasanga, cyangwa ni ibintu shitani ubwe n'abanyepolitike bikoreye bityo gihe? Njya nkunda kubona bari abantu bakoresha za computer, kariya kantu kitwa suri cyangwa map.
iyo bakiritse gashwanyura ibintu byinshi. Burya Satani afite ubugome bw'indengakamere. Yego. Ashobora ni ukuvuga ngo uribuka hari umunsi yigeze kwirukana abadayimoni mu muntu. Bamukubise amaso baramusaba ngo atabica urupfu rubi. Ubundi se ko umuntu abasanzwe ari bupfe urupfu rwiza wavuga n'ubu, ariko rubari rubi ngo rw'agashinyaguro. Ubundi se abadayimoni bapfuruye urupfu nyine rw'agashinyaguro. Barazizi rero bateguye baba bafite. Cyakora nigeze gusanga abantu b'abagome kera b'abagome, umwe n'umujura wari wibye, noneho bamufata yamaze bari agakipe banywa bari gutegura ahantu bari buze kujya kwiba. Noneho umwe agura undi atereka duce mu bisheke turye, basinze inzoga zituvemo tuze kubona uko twibye. Nyiri ibisheke aba yabarariye afatamo umwe basinze. Noneho aho babazaniye aho uko byagenze, umujura mugenzi wabo yaravuze ati nimubane mbabakubitire. Yabakubise inkoni ahantu bahita bicara, ntabwo bongeye guhaguruka. Bivuze ngo umugome azi ubugome bwe. Ni nayo mpamvu buriya abantu babicaye batinya urupfu. Ahantu hose uzabona umuntu mubi atinya ko bamugirira nabi, kuko ubwo bubi agize ate arabuzi. N'umwicanyi aho ari hose, iyo inyoni ihise agira ngo arapfuye. Na sekirite y'abicanyi biri hejuru mu mafilime nk'uko tubibona. Biri hejuru biteye, yaguha byose ntumwice. Noneho rero ruriya rupfu nirwo bari barahisemo, nirwo abadayimoni bari barahisemo barushyira hariya. Noneho ngo Yesu aje aruhindura irembo. Naho ubona ko uwo musaraba, ubwo mbese muri make Bibiliya itubwira yuko ngo ibintu byose twakagombye kubabazwa, buri ibigeragezo byose ngira n'ibyo ufite yagiye amanza gusogongerera. Akumva ko byakwica, akumva akabimaramo ubukana, ngo yagiye adusogongera. Nta kizagira icyo kidutwara, ntacyo cyagutwara. Ubu bashobora kuvuga uti noneho kana karapfuye, naho kumbi Imana ifite uburyo yamukingiye. Hakaza rero ikintu cyitwa inkovu, imisumari yo mu biganza. Iriya misumari yo mu biganza ishushanya imibabaro umuntu ahura nayo mu kazi, mu mirimo ukora. Ushobora gukorera amafaranga bakakwiba, ushobora gukorera amafaranga mu kazi ugahomba. Hari abantu benshi bagiye birukanwa mu kazi kubera igihombo. Hari umuntu w'Imana tugeze kuganira yarambwiye, ndatangara cyane, ndavuga isi ifite abagome. Yarambwiye ati nakoraga akazi ka kontabilite, ati noneho ati umuntu waverisaga amafaranga, ati nayo ishinzwe kuverifiya amanuza amakitasi. Noneho ngo yabaverishije nk'ibihumbi 100, uwagacurisha kitasi yanditseho miliyoni. Noneho sinzi ukuntu ngo yaje kubiverifiya, abona kitasi ya miliyoni, agiye kuri banki yacu historique agasanga umuntu averisa ibihumbi 100, ariko kitasi kaza ari miliyoni. Icyo gihe uwo muntu nawe baramufunze, birumvikana. Iyo ni ya misumari. Hakaza ikintu bita icumu rya hehe yo mu rubavu. Iyo rero dusobanuye mu rubavu ho hararangaye cyane. Icumu ryo mu rubavu ni rirebana n'ingo, ibigeragezo bya hehe byo mu ngo by'abashakanye. Icumu rya hehe byo mu ngo. Iyo tugezaho usanga harangaye, ari naho Tom ngo yavuze ati se uyu muntu koko, uyu muntu niba yazutse ukuntu hari harangaye aravuga, bivuze iki rero? Wanamugana umuntu bahambye n'ibisebe n'icyobo, ubundi bwo yanazuka, naho hisubiranyije ko haboze. Ibyo bintu byose uko tuntu twose ubona tumanutse ku musaraba, nicyo twashushanyaga. Ukaza ukinjira hariya ku birenge bivuga ivugabutumwa, ibirenge bivuga umurimo w'Imana.
ko no mu murimo w'Imana habamo imisumari bagutera ukahoramo n'ibigeragezo bikomeye, ariko Uwiteka akagira ate akakurengera. Naho rero ijambo ry'Imana rivuga ku bintu bijyanye n'umusaraba nuhura n'ibigeragezo. Ijambo ry'Imana hariya muri Yakobo byerekeye ibigeragezo n'ibishuko, buriya habaho ibigeragezo, hakabaho n'ibishuko, hakabaho n'imitego, kandi nituvuga ibigeragezo no gusitara yewe no kugwa. Mika we yaravuze ngo ningwa inshuro 7 nzabyuka wa mwanzi wanjye. Hari n'ijambo buriya ririya ntama zivuga ngo hari intama 49 imwe yaragiye irasimira, ariko nyirayo ajya kuyishaka. Kandi buriya mu byaha bikomeye, cyaha kibi cya mbere ni ukutakira Yesu umwami n'umukiza. Nicyo cyaha gikomeye, icyaha cyo kutizera Yesu. Icyaha cya kabiri ni uguhora wiyita umukiranutsi, ukaba utemera ko uri umunyabyaha, kandi ukaba udatsindwa ngo ushobore kugira gute kwihana. Uvuga ngo ibyaha turabikora, ariko dufite iki? Umurengezi. Numva ntavuga amagambo menshi, ahubwo tugarutse tukira urumva uvuze ko Yesu Kristo hari urugorerwamo. Yego. Uranasobanuye ko hari imisumari yo mu biganza bambwe. Yego. Unavuze icyobo cyari mu rubavu rwe. Nituvuga icyobo ndavuga abo n'ahantu bateye icumu. Yego. Ari amacumu ya kera, mpamya ko yari afite umuhunda munini, bawita umuhunda ubyibushye ku byo bawucomeka ahantu bakurura, ugakurura n'ibiri imbere hakarangara. Yego. Uvuga n'imisumari, imisumari yo mu birenge. Yego. Mu kibazo cyanjye mbariza nk'umuntu udukurikiye mu rwego rwo kudukurikira kuri Mwigengesero TV, tunamushimira gukanda subscribe. Umuntu yakibaza ngo ibyo ni ibigeragezo, Yesu yarabambwe birarangira. Hari abantu bazi ko Yesu yabambwe byarangiye. Ese ubu mu minsi turimo n'uru rugendo dufite, natwe turi kubambwa, turi kugenda izo ngori bazitwambika, iyo misumari bayiducomeka mu mbavu, ingo zidukubita, ayo mahwa n'ibyo byose, ubwo twikoreye umusaraba usobanuye ibyo bintu. Wahashubije kuko yaravuze ngo umukurikiye wese niyikorera umusaraba wiyanga, kandi kawikorera agize ate yiyanze. Uvuga ngo mu yindi mvugo, umuntu wese udafite ibigeragezo yizere ko ari mu rugendo. Nta rugendo arimo, nuko nguko bimeze. None se ujya ubona nk'abakozi b'Imana bakoreye Imana, hari abo nzi kujya kumva afite ibigeragezo runaka, cyangwa se agafite ikigeragezo cy'uburwayi runaka. Hari uwunzi yarafite umwana w'umujura, kabombo w'umusore w'umujura, yarize kaminuza kandi akanagira ate akaniba. Papa we yarambwiye ati aherutse kuruza, afata televiziyo, ati turayishaka, ati turaheba, ati naho kumbi yagiye kugira gute kuyigurisha. Ati mpereje n'ahantu yayigurishije, ati ngira isoni zo kujya kugira gute kuyibasaba. Ibyo rero si igitangaza, ariko iyo ukurikiranye ijambo ry'Imana, ntabwo uwo mupasiteri twamuciraho iteka ngo ntiyareze neza, kuko iyo usomye ijambo ry'Imana, uwitwa Samweli, Bibiliya iravuga ngo kandi abana ba Samweli ntabwo bagendanaga ingeso nk'izasi. Ubwo Bibiliya igahita ipfundika kandi ikaba iravuze, nuko nguko bijya bimera. Rero si igitangaza ko nuvuga ngo umukristo agomba kugirana umusaraba. Mu yandi magambo yafashije ni mu gatabo k'umugenzi, mubwirizabutumwa yabwiye umukristo, aramubwira ngo ntuzagenda igice cy'isaha utarabona ibikurushye, utarahura n'ibikunanira. Mbese aramubwira ngo ntuzigere wirara ngo uvuge ngo uzagenda ngo uri amahoro. Nuko nguko biba bimeze. Akandi kantu gato twari turenganye, hari ahantu Yesu bamusomesheje inzoga y'umushari. Buno twabigereranye na vinegere zuba. Ufashe iriya vinegere ugafata biriya bintu by'amaponji, nk'ikintu kinywa amazi menshi, ngo bagikojejemo, aho abambye hejuru bamunywesha inzoga mu ijambo rimwe.
biriya bintu byo bisobanuye iki muri ibyo bintu wasobanuye byabaye kuri Yesu ku musaraba? Inzoga y'ibivuze iki, bisobanuye iki ku mukirisitu? Imana umugisha kandi Imana izagufashe iyo nzoga utazagira uyisomera cyangwa yisomeshe nawe. Kuvuga ngo buriya abantu bafite amayoga bagendana atarayo mu macupa. Ni igihe umuntu aba afite, urabona yari abambwe, yego, afite n'inyota. Noneho ngo bakaba bafite intango basomaho kuko ngo bayidashye mu ntango. Noneho ni cya gihe uba ufite ikigeragezo abantu bakagusonga, bakagira ibindi bintu bagusomesha kandi ugize ute ubambwe, ubwawe urababaye, bakakongerera wa mubabaro. Ari naho buriya ngo ni ijambo ryanditse muri Zaburi ngo Abamowabu ngo Imana yabagize igikarabiro ngo izabakubita inkweto mu mutwe. Abedomu bivuze iki rero? Ngo bagendaga bari kure mu rugendo rw'Abisiraheli, aho abasaza bananiriwe bakabica bifashishije umunaniro, ab'intwari ngo bagize gute, bagiye. Hari igihe rero uzahura n'ikigeragezo gikomeye runaka, simvuga ubwoko bwacyo, ukajya kumva hari abandi bantu bagihagazemo nabo bafite iponji noneho bakajya bakamurira mu kanwa kawe. nuko Yesu bamukoze. Dusubiye inyuma, bigaragara ko aba bantu babambaga Yesu bagafite intango nk'ibyo twakwita urumbogigugu, yego, cyangwa ibisasu, cyangwa za nzoga zitwa munturinde, inkaratika, izi nzoga z'ibiyayuramutwe. Bishoboka ko rero babaga bafite intango yabyo kugira ngo bo babinywe bicaginge mu byo bari gukora. Babonye izuba rirengeye kuri Yesu bati nimumuzimirize inyota, nawe ni icyaka yigituma umurokore, bamukubita inzoga ku ngufu. Rero ndibuka ubuse ndumva hari ahantu tugeze kuganira, uduha ubuhamya bw'umukobwa wasezeranye. Yes, yakoze ubukwe, haza umukecuru abatega inkoni, bari gutambuka gusezerana, bari ko batakoze ibyaha. Yes, uyu muntu aramutse amenye nta muntu utakora ibyaha, natwe turabikora. Yego, ndetse akaba n'igihe ukora icyaha ukavuga uti ariko ibi bintu nige nabikoze, ariko nta yindi nzira keretse gutonda umurongo wo kugira kwihana, tukatura neza. Nta rindi jambo uretse gutsindishirizwa no kubabarirwa n'amaraso ya Yesu. Ariko dusubiye inyuma, urumva mu kahise cyangwa se ahahise, hariho umwuka wera, icyo navuga uri public ku karubanda. Abantu bihaniraga imbere, ati jya Imana imbabarire narishe, Imana imbabarire narasambanye, Imana imbabarire niba naribye, bakabikorera imbere. Mu bukwe pasiteri ari imbere, n'abageni bamukurikiye, inyuma y'abageni hariho abagarisodoneri n'abafiyedoneri. Umukecuru atega inkoni mu maguru y'umukobwa, ati niba utarasambanye ibeshyure ngiyi nkoni. Pasiteri ubwo yahise akatira, hageze n'umukobwa yanga kurenga inkoni, ati Imana itanyica. Ubukwe bwapfuye uwo munsi, ntibwabaye, bwize winduka akajagari n'akavuyo. None ubwo uyu mukecuru yakoze icyaha, uyu mukobwa we yakoze icyaha, birumvikana kuko yaranabyihanya bisabira imbabazi, n'ubukwe burapfa, n'umuhungu aramwanga. Ubwo uwacumuye aho ninde? Nuriya mukecuru niwe wabaye igikoresho cya shitani, cya Satani. Twigeze gusenga rimwe, noneho harimo umuntu wasambanye, hanyuma Satani akorera muri wa muntu, aza mu buryo bw'ubuhanuzi, aravuga ati kanaka warasambanye. Undi ntihakana ko atagize atasambanye, aravuga ati ibyo bintu narabikoze koko, ariko rero Satani ntabwo wamenye ko nihanye. Ni umuntu twariho dusengera kugira ngo abadayimoni bamuvemo. Noneho aravuga ati ibyo uvuze niko byagenze, atariko narihanye, ntiwamenye ko nagize gute, turagusaba kuva muri uyu muntu. Abadayimoni si bahise bamuhobokamo bakagenda. Niyo mpamvu rero aha handi twavuze hitwa
hamuswa hamuswa ushobora kuyobora itorero undi muswa ntimenye umugambi satani agize afite abo bazimu natwe kera bajyaga badufata tuyoboye itorero tutarajya ku ishuri ngo twigishwe tugakora ibintu tukumva abantu bakwatura ku karubanda kandi abo baturira ari babi hari umuntu wigeze kwitanga ibisuperi amasahane kuriraho twasohotse umugabo yakoraga i Kigali barangije kumuhamagara bati umugore we n'umwishongozi yatanze ibisuperi bati se biriya bisuperi bati twarebye turumirwa umugabo ahita ahamagara umugore aramubwira ati izo njajwe uzazivemo ibyo bisuperi uzabigure nurangiza kubigura atari kuzavemo iki muri izo njajwa ati se nimba witanze ibisuperi nabatumye ngo bakoneke ubwo nayo ibibaye iki ibibaye intambara ubwo ni bya bitango twavugaga abantu n'ibiponji baba bafite hanyuma nuko bagatwika nibyo rero Imana ibaha umugisha umva twasoreza ahangaha kandi abafite ibigeragezo by'amahwa bafite iby'imisumari bafite iby'amacumu Kristo ni umurengezi n'iby'amahwa n'iby'inzoga yego tadusenge amen Mana yacu abageragezwa bose urabazi cyane ko nta muntu waremye utazi bizamubaho rero dusengeye aya magambo kugira ngo akomeze abagenzi abayumva abagirira umumaro kandi natwe tugirire umumaro mu izina rya Yesu amen.